kwinjira mu Genda buri inzu genda ejo n'ejo bundi utazabona n'ibyo ugenda uvuga ngo umugabo wanjye ngo yarasaze ngo ubwo n'ubundi muganda Nagasaro Nagasaro ndabona harimo n'ibindi bintu ho yinjira turaziranya ahubwo nuko nunguye niyinjira rwose n'uyu nguyu nawe yinjire agenda arebe tazanse kibazo cy'uyu yabwo ko arabikubwiye nk'umuntu murarana nabyigeza nganiriza ntago murarana hari icyumba cyanjye n'ikimushyitsi usi kandi mbonyemo icyuma na salo ubu cyangwa ubwo burara muri salo warambura n'akantu kagasambu karyama ukasinzira Nasurimva bararana n'undi mugore w'umugabo w'abana atari ugusenya. Kawaje makuru rero tesi. Nagize nabi kuba n'abantu naragucumbikiye. Singahariyeho nabaga. Genda ubaze na nyiri byondo rwose muhamagarazi. Yabaga hari akabisa. Amakuru neza bafunze nta n'umwenda n'umwe nkuyemo. Cyane pe. Undi mugabo. Genda rero nta kindi. Genda ahubwo genda tuvira hanga. Bitoroshye. Man genda ntabwo tudushaka. Sibyo bari nkubwire wa mugabo nukuri ntago ngenzwa wenda ngo mbona bita ngo ikibazo yagize cyundi mu mugarurire ni nagahindire gako muri umugabo kuba nawe afite kandi bari we mubana naramucumbikiye rega umugabo urumva se nyine ndamufasha nyine pe ariko mubana nk'umugore wanariyeho wenda bereka tuvugisha ukuri nago nakubeshya nago ndi ikiremba ariko nyine ubwo n'umugore wawe nimba arabuze umugabo we nyine ubwo uzumva nyine byagenda gute ngo n'umugore wawe Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya aho ari arabikugarurira akagufasha kumenya niba gukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima, atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahuherano, ubutegano, uburyano ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima, akoresha imbaraga z'abakurambere ufasha wowe urwara igifu, impyiko, diabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba ari hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri kubona kuri screen yawe. Muganga gakondo aragufasha. Nongeye kusuza nshuti zanjye abavandimwe abantu duharana kuri Note 50 mva murambasuhuza murambaramutsa namwe nizere ko munyikiriza muri hose nizere ko mudukurikiranye isaha ku isaha cyangwa gatanu kuri gatanu. Tongeye turigarukire ni kuri ya mihanda n'ubundi nko bisanzwe mubizi tugarutse kwa Mbonabihita aho yaracumbitse mbere yuko ibyamubaye muzi byose biba uko byagiye bikurikirana ari babwiye ndetse buri kiganiro ngina basobanura uko bimeze nawe utararebye ibiganiro byabanjeho nabasha kugusobanurira ugasobanukirwa. No kuvuga ngo n'umuntu twamba Mbonabihita inshuti yacu twaje guhamagarwa na telefone duhamagara n'umugore we adusaba ubufasha bwihutirwa n'ubutabazi bwihutirwa, hanyuma turamutabara kugira ngo tumutabarize tumugezeho. Twasanze afite ikibazo cyuko umugabo we yarozwe, ariko akaba akeka yuko umugabo we yaba yarozwe n'umuryango wo ku mugabo we ari we Mbonabihita. Hanyuma nyuma yo kumuroga bakaba baramuroze bamuziza yuko ashobora kuba yari afite imitungo myinshi ise yamusigiye ariko akaba atarayisigiye nyina cyangwa se abana bavukana. Nuko byagenze rero nyuma yaho imaje gusohora iki kiganiro cya mbere naje gusohora ikiganiro cya kabiri cya mushiki wa Mbonabihita waje atuzaniye inkuru yuko ashaka kurira Mbonabihita aturutse ahantu kuri cyane. Turamuzana tumugezaho Mbonabihita yaracumbitse icyo gihe twamugejeje ariko twamusanga twasanga umugore aradusobanurira tubwira uko byagenze inkuru y'inkomoko, ariko tuza kuvumburamo yuko mu bintu bijyanye no kuba umugabo wa Tesi ari we Mbonabihita yaba yararozwe byaba byaraturutse ku muryango wo kwa Tesi cyangwa byaba byaraturutse kuri Tesi.
tugenda tubyumva mu nkuru bitandukanye tukapfa kumenya ukuri ko ariko nkuko mubizi nkuko musanzwe mubizi tuba dushaka ukuri tuba dushaka kugaragaza aho ikibazo cyaturutse tukamenya amava n'amavuko y'ikibazo ni mubwo buryo rero twaje tuza tugana uyu muryango wo kwa Mbonabita na Tesi tuza kumenya yuko ibyo yatubwiye mu kiganiro cyabanje cyuko umuryango wo kwa Mbonabita ari wabamuroze bikeko ko byaba atari byo nawe kandi atubwire yuko ari ibintu yumvishije hanyuma ibyakurikiyeho twaje gukubitana na mama wa Mbonabita waduhamagaye kuri telefone aduhamagaye telefone natwitufashisha kugira ngo tuze tumutabarize tumufashe hanyuma tumugeze ku mwana we tumugejejeho nago byakunze nago babashe kuvugana ndetse Mbonabita ntiyanamumenye nuko inkuru yacu yakomeje hanyuma ubu ngubu rero tuje uyu munsi ahangaha mubona ni kwa Mbonabita nko musanzwe mwamenyera quartier murayizi imyanda yose twayinyuzemo turi kumushaka murabyibuka numvishe amakuru yo mu baturanyi ko ngiyo ngeze ahantu mbasha gutwara nimero z'abaturanyi mbasha gufata nimero z'abantu batuye hafi yaho kugira ngo ngende menya ibindi ntazi nabashe kuvugana rero n'abantu bahanga batuye hano hafi banyibwira yuko umugore wa Mbonabita yazanye undi mugabo mwumva ko inkuru iri kugana aho ukuri inkuru iri kugana aho ukuri ni mubwo buryo rero nari mpegereye ndebe se uwo mugabo byebura yaba hari kuko muri urwo rugo ushize ubwo twazanaga n'umubyeyi wa Mbonabita madamu wa Mbonabita Tesi ariwe Tesi yanze ko twinjira mu gipangu ngo turebe koko niba ibyo yaratubwiye ibyo tukeka ko ari ibyanyabyo maybe ko impamvu yanze ko twinjira mu gipangu ari ko yenda ari yamuhisha umugabo cyangwa umugabo we yarahari umugabo mushyashya niwe mvuga dahigereye rero acece ntamuhamagaye ntago nabashije kumuvugisha ariko ndahatembereye ngo nizire ndebe ukuri koko niba ari ibyanyabyo irupangu abamo ni ruriya rwo haruguru kamera hindishiza kamera tubabereke rupanga abamo ni ruriya rwo haruguru ariko dutekereza ko ariho twananyura kwanza reka twege kunyura ahangaha kuko sinzi niba ariho haba inzira twinjire turebe murabyibonera buri kimwe cyose ko nidusanga kuko umuntu asigaye aba muri icyo gipangu nibwo nyine turi bashe gukonfirma tuvuge tuti wa muntu yarinjiriwe iwe kwa Mbonabita hano hehe kamera mayigera imbere yiri wabaha ahangaha tugeze kadukomange twumve ko baba barimo odi iriwe neza ako mwaramutse neza amahoro kabisa turabagendereye yego ndabona mutugendereye n'amakuru bimeze biteze yenda umunyamakuru kwa Kebra madamu wahangaye ndasanzwe tuzi wenda ndabona ari ubwa mbere duhuye ngiye ntabwo nkunda mbamo hano gusa ninjye ntabwo twamenye kuko ntabwo nkunda kuba mari mba nagiye ikibazo rero kimwe n'umukameramani hari asinzi niba wamubonye umukameramani ndimo ndamubona kabisa tuje n'undi dusanzwe tuganira n'abantu ba hano muri runo rugo hano mo hano madamu aratuzi ni umugore wawe umugore wawe oya ntabwo ari umugore wawe hapi bisobanura nkandi wowe mbamo hano nyine ariko ni umuntu nafashije ubamo ni umuntu wafashije witwa madamu Mbonabita yabaga urabizi ko afite umugabo uranabizi ko yari afite umugabo yari afite umugabo kabisa ni umuntu wacu rero usanzwe tumugenderera none tumuganiriza ahubwo se arahari arimo twinjire arimo kamubwira mutwereke arimo reka se nta kibazo kabisa bitese twagarutse umva agenda ntabwo ndi muri modo rwose pe urabizi ibibazo nifitiye nagusuhuza gute se bari no kudusuhuza oya nagenda ubundi se urahari kuba ntabwo ndaho banyirukanye mu nzu ubu ndacumbitse none no mu rugo rw'abandi ncumbitsemo uje naho kugira ujya twandise ko urumva
rega ntabwo se yapfa kutwirukana rega natwe turi abashyitsi nk'abandi tugende tujye kuganira hari ahibyo nta kibazo nta kibazo reka ntandi twaganira umura ntugire ikibazo Tugende rwose uduhe n'amazi yo kunywa reka tatugenza urugendo runini inzu yanjye barayifunze kubera n'ibintu birimo nta n'igikombe nasohokanye n'ubu nta mazi yo kunywa mwaduha ufite amazi yo kunywa amazi yari arimo ariko yagiye ntayo yari ese ko umuntu wagira ngo nibwo mugihura kandi ntabwo ko mubana tubana nk'iki se ubwo ntabwo ari umugore wanjye ndamucumbikiyeho yabaga hariya baramwirukanye ntabwo tubeshye noneho bamaze turi kuri kamera yenda umuntu aza no kubikata ariko se hano ubu harimo ikindi cyumba cyangwa icyumba cyo kirimo kabisa inzu nini maze twinjiramo genda ejo n'ejo bundi utazabona n'ibyo ugenda uvuga ngo umugabo wanjye ngo yarasaze ngo ni agasaro ndabona harimo n'ibindi bintu aho yinjira turaziranye ahubwo nuko anuguye niyinjira rwose n'uyu nguyu nawe yinjire agenda arebe tazansebya ngo nataye umugabo wanjye njya kumureba buri munsi oya ntago ari ukugusebya none se si ukunsebya tugira ngo tugaragaze ukuri nta kibazo ubwo tagira umuntu ugira ngo habari umugabo byagenze gutera ko atigeze abinganirizaho nabonye ikibazo cy'uyu yavuga ko arabikubwiye nk'umuntu murarana none byigeze anganiriza ntago murarana hari icyumba cyanjye ni icy'umushyitsi si kandi mbonyemo icyuma na saro ubu cyangwa ubwo urara muri salo warambura n'akantu k'agasambu ukaryama ugasinzira ese urumva wararana n'undi mugore w'umugabo w'abandi atari ugusenya twabaje amakuru rero tesi batubwira yuko usigaye ngo ufite umugabo ngo ubana hano bakubeshye njye nifite ibibazo byinshi nta bagabo nkeneye umugabo wanjye nakira tuzongera dusubirane bazasubirana nta kibazo rega ni amahoro mu rugo pe seriye kandi wowe uravuga ngo ni amahoro mu rugo njye kuncumbikiye ndagucumbikiye se hari ikibazo twagiranye nose nagize nabi kuba n'abantu naragucumbikiye singahariyeho nabaga genda ubaze na nyiri ibyondo rwose muhamagara azi yabaga hariya kabisa shaka amakuru neza bafunze nta n'umwenda n'umwe nkuyemo cyane pe ese ubwo ibintu bukaba bumva bizagenda gute ese ntabwo babwiye ikibazo cyabayeho ikibazo cyarabaye ndi gushaka amafaranga nahamagaye mu rugo bagomba kuyanyohereza nyine nkishyura inzu batama menshi azatuma nkomeza kuyibamo nkakuramo ibintu nkashaka ibyo ngurisha ngashaka indi nzu ya make urumva nyine ibintu ni ibibazo rero nawe ibintu uba ukoze byo kuza utunguranye ko najyaga nkihamagarira umuntu aba agenze agira ngo agende atembere rega urwo ni urugero urugo ni urugero ngo igihe naguhamagariye ndi mu bibazo ndi mu bukene bakarinda babansohora mu nzu bamfashije iki hari ubundi bufasha se uje kudufasha wenda tuzaniye cyangwa ni ukuganira gutyo gusa kwari ugusura abantu ngewe umugabo wanjye ararwaye nta kintu na kimwe wamfashije naguhamagaye ngo utabaza ahubwo uneza ibibazo genda ikindi kirenzeho kandi genda dore ngewe nta bushobozi mfite bwo kuba namufasha kabisa nimba icyo umufasha mufasha ngewe nkurikiye demba nagiye kwihigira ibiceri ntabwo rero naba nkodesha inzu ya 20 nkorera 5 ngumve uko naburara nyine tu nimba hari icyo umufasha mufashe cyangwa utuvira ahangaha mu rugo hari ikindi ntacyo ugenda ngo ndagenda nagenda n'ubundi narakwitabaje ndi mu bibazo niwanabara ndagenda ngo oya ngo no werekere oya buretse ntago reka urumva reka ariko byibura tunasobanurire n'abantu turabasobanurira urumvikana urumva ikibazo cyarabaye urimo urashaka gukora justice nimba ikibazo cyarabaye ubwo reka bino bintu abantu baba bireba hari uwafashije se hari uwafashije mama ndabita arabireba bavuga ati akazana wanjye sigaye mu nzu y'undi mugabo ibi ikibazo ariko iyo mudusobanuriye neza tubasha gusobanukira kugena niyo yabibona nta kibazo yabigiraho gusobanurira iki kuba ndi hano nuko gufasha umuntu uvuga ko ari mu rugo rw'undi mugabo genda rero nta kindi genda ahubwo genda tuvira ahangaha bitoroshye mani genda ntabwo tudushaka sibyo mba rero nkubwire wa mugabo we nukuri ntago ngenzwa n'umutima ndagenzwa n'amahoro nini ikibazo cyarabaye birumvikana ko cyabaye pe naye naramufashije nta mucumbi cyara nta kibazo none se uramubaze nawe aratuzire aratuzi ajuga kemura iki kibazo ra ikibazo cyariko
ari kumbwira ngo muraziranye njye abantu ko ari ubwa mbere ngende nabwo bwa mbere ndi kubabona nimba tuziranye ufite urugo jya kuncumbikira cyangwa unyishyurira iriya nzu bafunze cyangwa se umugabo wenda ngo mbona bita ngo ikibazo yagize cyundi mumugarurire ni nagahindire gakomeye uri umugabo kuba nawe afite kandi ari we mubana ndetse naramucumbikiye rega umugabo yarasaze ashobora no kutazakira yenda akamurwanaho wenda kuki uvuga ko atazakira bo yagenda wenda ashobora kuzakira cyangwa wenda bikananga nyine nawe umenye amahirwe ava ariko genda dore nuko bimeze rero genda ntabwo tugushaka reka nyine ntacyo dore nuko rero ibintu bihagaze ntabwo byoroshye birangiye banyirukanye reka nce hano none nanyiza amafaranga ufite ngo urafasha mu kibazo nta kintu na kimwe wamfashije igendera rwose ushaka ibintu uvuga gusa unyamamaza uvuga oya urumva nese ubu butaha ntuzamagara nawe mukore ubuvugizi wamfashije iki aho nakageze mu bibazo wakaje umamagaye umbwira ati nze twige ku kibazo gihari twarahoranye ariko aho bigeze urampindutse bansohoye mu nzu none uje no guteza akavuyo ku nese aho bancumbikiyeho nibanyirukana biragenda ute reka nigendere ntacyo nta kibazo kamera mago no twigendere kuro kamera oya nagiye humura nagiye oya humura wirwana humura nagiye mwumve muzabwo murazira nagiye humura nta kibazo genda nagiye rwose genda rwose hute nagiye nagiye papa wanjye hute kabisa kandi ntuzangarukire hariya bo nuko bimeze rero murabiboneye nuko mubibonye nubwo wenda tugiye tudasobanukiwe ntabwo byoroshye ariko wenda ntabwo nyamaza nk'ikibazo kimwe tukumva nubwo ntazi ko ari bunsubize akoreka tumwegere yenda ubwo twasohotse mu rugo rwe aratwumva none se umupapa reka nkubaze akabazo yenda wihangane yenda turi hanze y'igipangu ntabwo turi mu rugo nka mbere kuri umuntu w'umusore nawe uri umuntu w'umugabo twenda tubwiza ukuri unyuze mu kuri uriya mubana nk'umuntu uri gufasha cyangwa n'umugore wawe nyine byimbitse urumva se nyine ndamufasha nyine pe ariko mubana nk'umugore wanariyeho wenda reka tuvugisha ukuri tunyuze mu kuri ntabwo nakubeshya ntabwo ndi ikiremba ariko nyine ubwo n'umugore wawe nimba yarabuze umugabo we nyine ubwo uzumva nyine byagenda gute ubwo n'umugore wawe nyine oya ntabwo mubana nk'umugore oya ntabwo tubana nk'umugore none se waje tukajyana byibura twicara n'umuntu tukaganira tukanamenyana mugabo ko ari ubwa mbere tubonye njye ni ubwa mbere mbabonye pe ariko twamenyana twamerega nta kibazo cyacu ntabwo dutangaza amakuru y'ibintu nyine tubanamo hariya mu nzu kuriya urabona ko ari umugore nyine mbona bihita naramucumbikiye hariya aba ni iwanjye ubwo urumva rero ntabwo ari ibitsina bimwe bihuye nyine umugore nanjye nkaba umugabo ubwo urumva nafatira nanjye aho bigereye hari ikintu ushaka oya nta kindi nagiye ntacyo we nagiye ntacyo nawe ugere muri business yego ubwo nuko bimeze rero murabyumvishe mu mvushwe inkuru zimeze yenda ikiganiro cyacu nakagaruka ubutaha yenda tuzagaruka turi mu bindi nanone turebe byari byo ariko murone ntabwo byoroshye nyamara byanze bikunze umugore mbona bihita ibi bintu